benshi bamukundaga, benshi yakundisha itangazamakuru bamufatiraga icyitegererezo bitewe n'ubuhanga n'ubushobozi bwamurangaga. Ese wari uzi ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi abikesha ko ari umufana ukomeye wa Rayon Sport? Abenshi yagiye atazira amazina y'utubyiniro kugeza n'ubu ukaba bari bakiyitwa. Ese n'iki yazize cyatumye tuvamo? Abenshi bagakika urondogoro, bakubura amatelefone yabo, bagasoma inkuru z'uyu munyabigwi, abanditse amabaruwa tutibagiwe n'abasutse amarira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ibyo nkubwiye ndetse n'ibyo ntakubwiye byose turi gutegurwa muri documentaire ivuga ku buzima bwa Jean Hambert Gatare byamuranze kuva atangiye itangazamakuru. Icyo ngusaba ni ukubanza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ubutaha. Nk'ibisanzwe njya guteguriye iyi documentaire ndetse nkaba ngiye no kuyikugezaho. Je m'appelle journaliste G Blues, ikaze kuri mwese. Eric aragarutse hagati mu kibuga, umupira arawutakaje, umupira kwande kwa Mayele Papi igitego. Jean Hambert Gatare yabonye izuba mu mwaka w'1970 yitabye Imana muri 2025. Bivuze ko yitabye Imana ku myaka 55 yonyine y'amavuko. Jean Hambert Gatare yavukaga mu muryango wa mwene Mukankaka Anisia ndetse na Nkaka Aniseti. Gatare yavukaga mu muryango w'8, akaba ari we mfura bane bishwe muri jenoside, arimo 2 b'abakobwa ndetse na 2 b'abahungu, tutibagiwe na se w'umubyara wiciwe mu maso yareba. Yavukiye Inyange hahoze ari komine ya Kivumu, Ikibuye uyu munsi muri Ngororero. Jean Hambert Gatare amashuri yisumbuye yize ibijyanye n'indimi na icyiciro cya kabiri cya kaminuza yiga ibijyanye n'ubwarimu, dore ko yaje no kwigisha imyaka igera kuri 3 ku kigo cya Nyange ahazwi nk'aturutse abanyeshuri b'intwari bishwe barwanya irondabwoko. Nkuko tubimenyera, abanyamakuru benshi bakunda kuhisha amarangamutima bigeze ku ikipe bafana, nyamara nyakwigendera Jean Hambert Gatare we ntago ariko byagenze, kuko yaje gutangaza ko byeruye ari umufana wa Rayon Sport, dore ko yaje no kwibera umuyobozi ukomeye muri fan club. Ese wari uzi ko Jean Hambert Gatare hari ubwo yirwazaga kigwandika iyo yamenyaga ko Rayon Sport ifite umukino wa munsi yatabaga agamije iki? Kubera ko ku giti cye yabonaga ko kogeza umupira w'ikipe ufana byabaga bigoye, yihitaga kwigwaza kigwandika kugira ngo uze kogezwa n'abandi banyamakuru ba Radio Rwanda barimo Yves Bucyana, Marcel Rutagarama n'abandi, agahitamo kugira ngo irwaze aze kubasha kubona uko ajya kwirebera umupira w'ikipe yihebeye. Burya ngo Jean Hambert Gatare yataza kuba umufana wa Rayon Sport ukomeye, aba yaritabye Imana muri jenoside yakorewe abatutsi. Uti byagenze gute? Interahamwe zari ziri kwisuganya zigiye kwisha Jean Hambert Gatare muri jenoside yakorewe abatutsi, uziyoboye yahise azigitaraganya, maze akibona Jean Hambert Gatare amubaza niba n'ahantu bigeze bahurira, maze Jean Hambert Gatare amubwira ko bashaka kuba barahuriye Kicukiro bagiye mu myitozo ya Rayon Sport. Akimara kumenya ko ari umufana ukomeye wa Rayon Sport, yahise abwira Jean Hambert Gatare ati genda uzagwa handi, ariko ntago amaraso yo muri Rayon Sport agiye kuzambarwaho. Bityo ahita ategeka interahamwe ati ahubwo mumushakira umu escort, usibye no kumwica mu mucungira umutekano mu mujyane mugeze y'amahoro. Bityo Jean Hambert Gatare arokoka urupfu abikesha ko ari umufana wa Rayon Sport ukomeye. Jean Hambert Gatare yatangiye umwuga w'itangazamakuru nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bwo 1995. yatangiraga akora ikigo cya Radio Rwanda RBA, naho muri 1997 nyuma y'imyaka 2 yerekeza kuri radio mpuzamahanga y'igihugu cy'Ubwongereza BBC gahuza miryango, aho yayikoreye imyaka igera kuri 6. muri 2003 yongera kugaruka kuri Radio Rwanda, ari nabwo yakunzwe cyane karava. Gusa aho noneho ntabwo yagarutse akora mu gisata cya siporo gusa nk'uko byari bisanzwe, ahubwo yongereho n'inshingano zo kuyobora ndetse n'akanatunganya ibijyanye n'amakuru mu Kinyarwanda. Ndamya nashidikanya ko uwayuzi Jean Hambert Gatare nako no butazi Marcel Rutagarama, kuko bakoze dikomeye cyane, dore ko bari bafite ubuhanga mu gusesengura ndetse no kugeza abantu umupira n'ubusesenguzi bwimbitse. Harimo n'abandi bagiye bakorana barimo Didier, Yves Bucyana, Tisier n'abandi bagiye batandukanye bayobotse izindi nshingano. Gusa mu myaka 8 abo bose bakoranye batanze ibyishimo kwa sportif kuri Radio Rwanda. Jean Hambert Gatare nyuma y'imyaka 8 yaje kwerekeza kuri Radio Isango Star na 2011, aho yahaje noneho arisa nk'aho ari umuyobozi w'iki kinyamakuru cya Isango Star. Mu mwaka wa 2020 yatangiye gukorera ikinyamakuru rushyashya, kikaba ari ikinyamakuru kugeza kuri ubu ngubu yitabye Imana yaragikorera, yarabereye n'umuyobozi. Bamwe mu bakinnyi yise amazina y'utubyiniro bakaba n'ubwo bari bakitwa barimo rutayizamu abanyarwanda ukunze kuruta abandi Jimmy Gatete, akaba amutazeye akazina Imana y'ibitego. Fabregas na akazina yise umucincina hagati mu kibuga. Haruna Niyonzima yakiniye amakipe yo mu Rwanda arimo APR FC, Rayon Sport, AS Kigali ndetse n'amakipe abiri muri Tanzania arimo Simba Sport Club ndetse na Yanga Africans. Ariko none by'umwihariko na ekipe y'u Rwanda Amavubi. Abenshi bamuzi nka Bakame, ariko burya rwose yitwa Ndayishimiye Eric, akazina ka Bakame yagahawe na nyakwigendera Jean Hambert Gatare. Niba kunzi documentaire naguteguriye, ibuka kubanza gukanda subscribe niba utarayikanda. Nk'ibisanzwe ndacyari journalist G Blues.
yitwa Twagirimana Fabrice, ni umukinnyi ukomeye cyane ukina muri Police Football Club, ariko burya benshi bamuzi nka Ndi ku kazi, akabura akazina yataziriwe na nyakwigendera Jean Lambert Gatare. Igikura nkota ni akazina yataziriye rutahizamu Bokota Kamana Alabama akinira amakipe mu Rwanda arimo APR FC, by'umwihariko wakunzwe cyane muri Rayon Sport. Abanyabrazil ni akazina yahaye abasore b'abanyempano bakiri bato bavuye Rubavu, ahanini bitewe n'uko Brazil ari cyo gihugu kiturukaho abanyempano benshi ku isi y'abasore bakiri bato, nawe arebye neza yasanze i Rubavu ari inkomoko y'umupira w'amaguru w'abanyempano mu Rwanda. Igifaru akaba ari izina yataziriye rutahizamu ukomeye cyane witwaga Abed Murera, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nawe kwirengagiza kuvuga amwe mu matermine n'ubu bagikoreshwa mu mupira w'amaguru ayitwaga ariko harimo ngo kurengura mu ba gatanu, mu rugo rw'amahina, kunyeganyeza incundura n'ayandi menshi agiye atandukanye n'ubu ngubu agikoreshwa. Nubwo bwose urupfu rwa nyakwigendera Jean Lambert Gatare rukomeje gutungura benshi, nk'uko tubikesha umwe mu baturuka mu muryango wa nyakwigendera aherutse gutangariza ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango, yatangaje ko uyu nyakwigendera yamaze igihe kingana n'imyaka 3 afite ikibazo gikomeye cyane cy'umugongo cyafataga imyakura y'urutirigongo. Yakomeje kuvuzwa yaba mu Rwanda ndetse no hanze, bikomeza kwanga, nibwo mu minsi ishize yaje koherezwa mu gihugu cy'Ubuhinde gukorerwa operation ngo abagwe umugongo. Kuri wa gatanu aza gufatwa araremba bikomeye cyane, mu masaha make aza kwitaba Imana. Bamwe mu bakoranye umwuga w'itangazamakuru mu gihe cya mbere ndetse nabo nakwita generation Z cyangwa se abanyamakuru bagezweho muri kino gihe, abenshi yakundisha itangazamakuru, bakuze bamukunda bamwubaha ndetse banamufatira icyitegererezo. Bakimara kumenya inkuru ya nyakwigendera Jean Lambert Gatare, bakitse urondogoro maze sukura amatelefone yabo bagaragaza imvamutima, ndetse ari nako baboneraho no kumwifuriza iruhuko ridashira. Munyemere mpere kuri message y'umwe mu banyabigwi bakomeye cyane bakoranye barimo Tijara Kabendera, yanditse avuga ati ese ko wansabye kugusengera ubwo warajyaga mu Buhinde nkaba narabikoze, ni iki gitumye Imana ikunyambura? Gusa nta urenganya Imana, ubwo ifite impamvu yabikoze, gusa nzahora ngukumbura igihe cyose brother cyangwa se muvandimwe wanjye. Mwibutse ko uyu Tijara Kabendera umwe mu babaye hafi nyakwigendera Jean Lambert Gatare, bari inshuti cyane dore ko ari n'umwe mu bamurwaje igihe kinini cyane ubwo yari arwaye. Jean-Luc Imfura yacu ni umunyamakuru ukora kuri BNB FM Kigali, yagize ati byari iby'agaciro kuba narifuje gukorana nawe ikiganiro nkaba narabigezeho, nzahora mbizirikana kandi inama wangiriye nzazikurikiza na n'ubu ngubu n'iteka ryose, nzahora uri w'agaciro kuri njye kuri ubu ndetse n'iteka ryose. Abandi banyamakuru bakomeje kumwifuriza iruhuko dashira, mu twavuga harimo Clarisse Uwimana, Benjamin Gicumbi, Samir Silvestre, Nasri Fuadi, Edison Rugangura, Axel Rigeni Rugaju, Rugembana Togene, Rotamu Yarejo, Lorenzo Musangamfura, Jeanne Paul Dushime, Samir Silvestre n'abandi benshi bagiye batandukanye, barimo n'abakorera ku murongo wa YouTube barimo Murindahabi Irene, Oswald Oswakim n'abandi. Nabarondora babajwe n'urupfu rwa Jean Lambert Gatare ngo abasoze, gusa reka mubwire ko asize umugore ndetse n'abana batatu. Gatare mu mwaka wa 2016 yaje guhura n'ibyago bikomeye cyane byo gupfusha umugore wa mbere bari bafitanye n'abana batatu, nyuma y'igihe kinini cyane avurizwa mu bitaro bigiye bitandukanye birimo byo mu mujyi wa Nairobi. Nyuma yaje koherezwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, naho yaje kugwa, gusa nyuma y'umwaka umwe yaje gushaka n'umugore wa kabiri witwa Nikuze Odette mu mwaka wa 2017. Nta warondora amateka n'ibigwi byaranze Jean Lambert Gatare ngo abisoze, gusa reka mwisabira ikintu kimwe gusa, agenda turamukirize. Bamwe mu sportif bagiye batuvamo bikatubabaza barimo Karinda Viateur, Shaka Clever, Patrick Mafisango, Andy Futira, Jean-Marie Ntagwabira n'abandi ba sportif benshi bagiye batuvamo bikatubabaza. Naho ngere kansoze avuga ngo rest in paradise, akomeza arukira mu mahoro Jean Lambert Gatare. Niba umukunzi wacu ugeze ku muyoboro bwa mbere, ibuka kubanza ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ubutaha. Nibuke no gusiga comment kugira ngo tubwire icyo wifuza ko tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Nibisanzwe njye wari gutegura itsinda kugezaho Jean Pierre, journaliste G Bruce. Hasta la vista, ciao ciao.